ariko yari yambaye ikariso nini cyane nini rwose. Sinifuza kubona Muyango ababaye, sinifuza kubona Kimenyi ababaye. Kwibeshya bibaho mu buzima kandi nta gahora gahanze, nta no kurama kudapfa. Muyango ahantu uri urabizi ko ngukunda, nkwifuriza ibintu byiza. Mwigisha abanyarwanda ukunda ibintu byiza, mu bakure muri drama n'amafuti n'amatiku, mu bakure mu mazu y'abantu no mu myenda y'imbere no mu myanya y'ibanga. Ejo ni muri Jen's Comedy hagaragaye amashusho y'umukobwa babyinnye, benshi bavuga ko bwambare bwo bwagiye hanze. Kuri wowe wabyakirute? Imyenda y'imbere se n'ubwambure. Simbishyigikiye ko umuntu ukobwa agenda hari akabyina kuko muri Jen's harya haza abana, ariko mugafata akantu gato mukagira ikintu kinini. Ndavuga ibyavuzwe rega. Bon après-midi Kigali, comment passer la journée ou comment passer la nuit bitewe n'igihe uboneye iyi video. Uriko fresh meze neza cyane. Iyi ngini Impinga TV ndetse nanjye Aime Confiance tubana gatano kuri gatano, turi saa 4:49 za hano i Kigali. Turi Camp Kigali hano i Nyarugenge, twaje kureba Jen's Comedy. Ni Jen's Comedy ni imyaka 3 ndetse n'amezi 3 imaze itangiye. Ubwo ni imyaka 3 n'amezi 3 wenda harenzeho iminsi mike cyane ino Jen's Comedy itangiye i Kigali. Yazengurutse uturere twose tw'umujyi wa Kigali, yagiye muri Gasabo, ijya muri Kicukiro, ndetse uyu munsi wa none iri i Nyarugenge, aho bakunze kwita mu murwa mukuru w'umujyi wa Kigali i Nyarugenge. Reka ngubwo rero ngo mu karere ka Gasabo yahageze ubwo yari iri mu rugando, ari nabwo yasaga nkaho iri mu mizayo ya mbere cyangwa se mu ntangiriro zayo iza kwimuka iva mu rugando ijya Mondi Center, iva Mondi Center rero Kicukiro ikomeza Camp Kigali Nyarugenge ndani kati. Uyu munsi rero iri muri Camp Kigali cyangwa se Nyarugenge nkuko nari mbivuze. Uyu munsi rero tukaba twiteze kubona abanyarwenya bagiye batandukanye bari kuri affiche bagomba kudutaramira uyu munsi wa none. Abo banyarwenya barimo uwitwa Rumi, barimo uwitwa Joseph, barimo uwitwa Kadudu umukobwa umeze neza cyane, barimo uwitwa Dudu, barimo uwitwa Pirate, barimo Mushumba ndetse na The One and Only Big Man himself, Teacher Mpamile agotuka mu gihugu cya Uganda. Umugabo uvuka mu 1943 akaba amaze kuzuza imyaka 82. Numwe mu bagabo bakoze amateka akomeye cyane muri industry ya comedy. Uyu mugabo rero kankubwire yuko afite bachelor degree mu bijyanye na education yakuye muri Makerere University. No mugabo w'ibigwi bitajegajega mu muziki, akenshi akunda gukina comedy yigana umuyobozi w'igihugu cya Uganda Yoweri Kaguta Museveni ndetse n'iziri komedi zigiye itandukanye bamwita Teacher Mpamile. Uyu munsi rero turanga kugira ngo turebe abo banyarwenya bagiye batandukanye, turebe ibyiza baduhishiye, ariko kandi harimo n'utundi tuntu tugiye dutandukanye. Turaza nko kubona icyo nakwita nka surprise babahanzi tuba tutabonye kuri affiche, ariko bakaza bakaba badutumira cyangwa se bakaba badususurutsa cyangwa se bakaba baturirimbira. Ni Impinga TV Aime Confiance. Reka ngubwire ngo stay on touch and stay being entertained kugira ngo turusheho kugenda tumenagwa neza cyane. Katungibutse ko niyo Jen's Comedy iri mu Rwanda, niyo Jen's Comedy iri i Kigali, niyo Jen's Comedy iri muri East Africa, niyo Jen's Comedy iri muri Africa, yewe niyo Jen's Comedy yonyine iri ku isi. Nibigura bidasanzwe kuri ndetse nyemera shout out kuri merci. Ni ibintu bayaratekereje hamwe na team yo, ukabona ko ibintu babikora neza gatanu kuri gatanu. Uyu munsi rero turimo turagenda twiganira tubona ubwitabire bw'abantu uburyo bumeze, abantu bari kwitabira ubona koko n'aba Jen's, ariko rimwe n'abandi bake batari aba Jen's kabisa, ugatekanye njya kwifatanya na aba Jen's. Nakubwiye ni imyaka 3 n'amezi 3 Jen's Comedy imaze itangiye mu mujyi wa Kigali ndetse n'ahandi hose kwiza, kuko n'ahandi Jen's zibaho n'ubundi biko birumvikana. Ni imyaka 3 rero na mezi agera kuri 3 Jen's Comedy imaze itangiye. Yes, Lena Prone nayo ikubwiye n'abanyarwenya bariho bagiye batandukanye, barimo Romy, Joseph, Kadudu ndetse na Dudu na Pilate n'Umushumba ndetse na The One and Only Big Man himself, legend himself, Teacher Mpamile from Uganda. Uyu munsi rero reka nkubwire ngo ijisho ry'umunyamakuru ryagiye ritembera ngende ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Birumvikana baravuga ngo ijisho rya mukuru izinduka agiye kureba, ariko n'ijisho ry'umunyamakuru rizinduka rigiye kwitegereza ndetse no kureba. Uyu munsi rero turi gutembera Camp Kigali cyangwa se agiye kubera igitaramo cya Jen's Comedy. Nkubita kuri igitaramo kiba kabiri mu kwezi, bivuze ngo uyu munsi ushobora kuba wahombye ugasimbuka uwa kane umwe, then undi wa kane utahiwe ukaba ushobora kuba wakwitabira Jen's Comedy. Ubwitabire rero ubona yuko ari ikintu kimeze neza cyane. Reka dusesengure turebe uko igitaramo kimeze kugeza akano okanya. Igitaramo kuburyo kimeze turatangirira ku isoko rero bari ikintu cya mbere na mbere kigomba kubanza kwitabwaho mbere y'ibindi byose. Mbere umunyarwenya ajya kuri stage akagusetsa akagushimisha, isuku igomba kuba ari cyo kintu cya mbere. Nuvuga ngo rero ukigera hano uri umunyamakuru, ikintu cya mbere ugomba kubanza kujya kureba n'ubwiherero. Ubwiherero bumeze bute kugira ngo umuntu aje kwitebera kino gitaramo avuye mu kazi, avuye mu rugo, avuye uko yaje ameze neza nako atameze neza binyuze mu isuku. Isuku birumvikana ahagaragara on the public, isuku imeze neza, ariko kanagenda ukagera mu bwiherero. So ubwiherero bwo bumeze gute rero? Shout out kuri merci ndetse na team ye, kuko hashize igihe rwose ubona ko ubwiherero bwahindutse. Ari ubwiherero n'ubundi bwakoreshwaga, abonaga yuko isuku ntago navuga ko yari ihagije cyane,
cyane ntabwo yari imbere ariko ntabwo yari ihagije cyane ariko uyu munsi wa none ubona ko icyo ngicyo cyakosowe ndetse uyu munsi wa none ubwiherero ni kimwe mu bintu kivite isuku cyangwa se ubwahinduwe cyangwa se ubusigaye bukoreshwa n'ubwiherero bumeze neza cyane ku buryo isuku yabwo yawana iri on top imeze neza cyane kabisa. Charlotte kuri merci ndetse na team ubwitabire rero urabona yuko ni abajene b'ikigali sinzi niba ari ibintu byinshi bagize cyangwa se ari izindi gahunda zindi na negligence ariko nibigitaramo biba bigeze saa moya nago navuga ko ubwitabire buri hejuru ariko uko byagakwiye kuba bimeze ubona yuko ubwitabire hari akantu gato kaburaho ni igitaramo gishobora kuba gitangira cya abantu bakerewe then nabo murakavuga ati none se ngiye ndaza nzindutse nje gukora iki gabatoke niba rero nubundi igitaramo gikunda gutangira bakerewe beta nangire kanze nakerewe kugira ngo nze guhura n'aya masaha kuko mbere ndabyibuka ubwitabire bwabaga buri hejuru samo igitaramo cyabaga cyatangiye kandi ubona ko ibintu byabaga bimeze neza cyane ariko mbere yuko mvuga gutyo mu gihe ndi kuvuga gutyo reka ndebe yuko ntari kugira gute nari ku braminga fari merci reka ndebe yuko rero ibintu ndi kuvuga bishobora kuba bihuye reka ndebe fact ubundi igitaramo cyakaba gitangira sangapi kugira ngo tumenye yuko tutarimo turibeshye reka ndebe gatoya turashobora kugenda tuvuga tuti Charlotte kuri merci na team yabateguye Jens Comedy ubundi byanditswe yuko igitaramo kigomba kuba gifite amasaha of course kigomba kuba gitangira bayita Jens Comedy reka ndebe kuri platform yabo kugira ngo naza kuba nagira akantu nsobwaho cyangwa se nkaba nagira akantu ko kwibeshya nuvuga ngo ku buryo igitaramo gipanze kiba kigomba gutangira saa 12 kigomba gutangira saa 12 ariko ngo tugana turi saa moya nago kiratangira kuko ngako nakantu ko gukosora fari merci ndetse na team bagomba kuba bakwitaho cyane ubwitabire nago buri hejuru cyane ariko wana ko abantu bari kuza gahoro reka ngure rero ucyo n'ubwitabire nakubwiraga ariko kandi ugerageje kunyuramwe imbere ubona yuko VIP na regular hari itandukano rikomeye cyane hagati ya VIP ndetse na regular uyu munsi none ubone yuko intebe za regular cyangwa se abategura intebe za regular zabaye nkeya kuruta za VIP hatazamo ikibazo cyo kuvuga ngo n'uburyo bwo kufasha VIP kuba nyinshi n'uburyo like bwo kuzamura standard y'igitaramo urumva iyo regular yuzuye ikuzura kare ejo abantu barazinduka bagati niba ngende muri regular reka nzinduke nze kare ikindi kandi iyo akomeje kuzura kanyuzuraho ngewe ndo muri regular mfata decision yo kuvuga ngo reka noneho ubutahiwe nge ngura VIP kubera iki regular isigaye yuzura kare ashobora kuba ari uburyo nibyo no gutekereza ni nukwanariza cyangwa se nukwanariza kugira ngo numve icyaba gisubizo cyiza impamvu intebe za regular ari nkeya kuruta za VIP kandi ubusanzwe ubundi regular yabaga ari nyinshi kuruta VIP uburyo bwa mbere ashobora kuba ari uburyo bwo kuzamura standard y'igitaramo ukavuga ati ngiye reka VIP ngire nyinshi regular iba nkeya uyu munsi ninza nkabura intebe muri regular ejo ngongera nkayibura niba nkunda guseka koko nzajya ngura VIP icyo gihe mba nzamuye standard y'igitaramo ikindi kandi gishoboka ni uburyo bwo kuvuga ngo cyangwa se nuko regular bashobora kuba barabaye bakeyo ugasanga VIP isigaye yuzura neho regular bakabura VIP bakabura hano ho kwicara kandi regular bakeya icyo gihe rero nshobora guhita navuga ni reka intebe za VIP tuzongera ahubwo iza regular baza tugabanya ibyo rero ni ibisubizo bibiri bishoboka ariko mu gihe tutaraganira na Fari Merci nago cyangwa se na bamwe mu bagize team itegura igitaramo cya Jens Comedy aho ngaho tuba tukiri gutekereza ndetse no kwibaza uko bimeze watendize cyangwa se wagerageje kugira muri Jens Comedy ubuzima bwe bugomba kuba bumeze neza as usual ibitaramo rwose bugomba kugiramo ibintu bimeze neza cyane kangure yikorero ikintu kitwa ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa muri Jens Comedy bimeze neza cyane urashaka brushete usanga ewana kabisa ibihari urashaka snacks usanga ziba zihari urashaka icyo kunywa gisembuye usanga kiba gihari kitasembuye nacyo usanga kiba gihari kuri ikintu kijyanye n'ibiryo ndetse n'ibinyobwa muri Jens Comedy ubona yuko cyakemutse neza cyane Charlotte kuri merci ndetse na team ye itegura Jens Comedy turashimira kandi Jens Comedy kubijyanye na media access ku buryo batanga media access imeze neza cyane wenza hari bimwe bidakunda nko gufata footage z'igitaramo ariko birumvikana yuko ni igitaramo nabo bakeneye kukigurisha binyuze kuri platform yabo ya YouTube nago rero byemerewe cyangwa se birumvikana yuko utemerewe nk'umunyamakuru kuba wafata igitaramo ngira ngo gikavaringe winjiyemo kuko nabo bagomba kugikavaringa bakakigurisha mu buryo bwabo ariko media access ngire ko ari media ari access imeze neza cyane anacyo dushimira Fari Merci ngiye nk'umunyamakuru mvuze nk'umunyamakuru nyine ndabushimira cyane ndetse media access ubona ko imeze neza cyane reka tugerere ku kijyanye na sponsorship hagiye hatambuka igihe kinini cyane aho abantu bibazaga bati se ni gute Jens Comedy ibaho nta mutera nkunga ese no kubera ko Fari Merci yifashije ndetse na rumors nyinshi zikagenda zivuga ngwe niki umudamu mu diaspora na bakagenda babivuga byinshi bigiye bitandukanye bene wabo hanze something like that ariko mu byukuri ni rumors reka mvuga ngo ni rumors cyangwa se ni ibyavugwaga ariko nta kuri mu byukuri kwabaga gwari kuko kuvuga ngo ese ko iki Jens Comedy itagira sponsor itagira umusponsor nyine na sponsorship ifite
Ahangaho rero igisubizo cyaje kuba iki uyu munsi wa none reka ngure ko Gens Comedy is sponsored by cyangwa se powered by MTN Yellow ndetse n'umujyi wa Kigali. Ni byinshi rero turimo turagenda tureba ubona yuko abakobwa b'ikimero abo bwiza bushamaje ndetse n'abasore bihagararo bameze neza cyane kabisa ubona ko baba babukereye baje muri Gens Comedy. Niba rero utagikora guhura n'abajene reka ngure ngo umunsi waje muri Gens Comedy uzaseka igwa nyine ubona abajene ko bata ya uyu ni umujene kabisa ubona ko bambaye nk'abajanzi yaba abakobwa yaba abahungu bose bambaye nk'abajanzi ubona ko ari ibintu biba bisa neza cyane. Reka rero dukomeze dukurikirana igitaramo uburyo kimeze tugenda tuganira n'abantu ndetse tunafata zimwe muri moments z'ingenzi ziri buze kuranga kino gitaramo. Imbeho ni nyinshi birumvikana hari abantu benshi batari buze kuza muri kino gitaramo kubera akabeho ko gusohoka mu nzu bavuga ngo bagiye muri janzi hari buze kuva muri office bahita bakomereza mu rugo birumvikana ko hari ubwitabire buza kugabanuka bitewe nuko klima imeze nabyo nago twaza kubyirengagiza. Twitwa Impinga Media turi ku mpinga y'umusozi kugira ngo tukwereke ibyo utabasha kubona wowe uri mu kibaya. That's why I'm here. Nitwe Me Confiance ndimbata ya Kristo. Ushaka kumenya ibindi birambuye duhure muri comment. Me Confiance Impinga Media. Let's go Gens Comedy. Oh yes, ladies and gentlemen, right now anani manatembera muri Camp Kigali. As I told you yuko turagenda dutembera kugira ngo tugende tuganira n'abantu bagiye batandukanye ko especially bamwe mu batsa amazina cyangwa se muri baba ndimo kunda umunsi ku munsi. Ladies and gentlemen, mbaburuzamu n'amashyi gutyo batandukanye oyazamura gahoro kugira ngo umwomera amashyi twakire legend himself. No umukire, no umuyobozi, no umunyamideri afite byinshi cyane bitandukanye. Mwana mukunze n'uyu munsi muracyamukunda amagambo ye n'isukari amagambo ye umunyu mu biryo. Reka tumuganize Franco wagwan legend se abaho agifite umwuka ni wewe wenyine ubaye reka n'abanubatse agahigo ubwo ngubwo Agnes de la Corite zigama miliyoni y'idolari nta muri legend uba hafite umwuka ahumeka umuntu aba legend yapfuye akibyo ngira ngo byo bihimbira ngira ngo babashaka kuryoshya nyine bya bindi byanyuma mutwoshya ariko nta legend ufite umwuka ubaho agitamukano ku isi mu gitondo ibintu wubatse bishobora guhinduka umuyonga usaba ukiri legend ko ufite ubwoba Franco ntawe njyangira ubwoba ikindi umugabo utagira ubwoba ari ikigoryi. Yego, wagwan uncle. I'm doing good. I'm successful. I wake up, I breathe, I have enough oxygen, I live in a peaceful country, I live with beautiful people around me, my projects are going slow, not Minister of Uganda, the economy is going so ibyanje ni gucyane gace tugenda n'iterambere ry'igihugu. How many languages do you speak? Mvuga Ikinyarwanda, je parle le français, I speak small English, naongea Kiswahili vizuri, nayo bilingala moke nzemanyi okogela oluganda ndukubile dala. Franco ntabwo abahora. Franco meze neza ariko esa ndashima Imana pe. Yego nubwo mwe nkomutambaye kote kandi ari ngiri ndavuga costume ntabwo nyitwara ahantu hose gusa nko ku cyumweru kwere ubutumire bwiza mfite nzayambara. Uzabagiye hehe? Nzabande hano kuri Serena ubwo ababizi bazi bizahabera kuri Serena ku cyumweru. Yego uzaba yitabiriye. Yego Franco rumwe mu bakire bihwihwiswa. Oya ntabwo ndi umwe mu bakire ubukire nkabukura he udatumye nahinza n'ijambo ngiye kuvuga uko wari ugiye kumbeshyera umuntu ufite ubwenge arareka bakamubeshyera jamais ntabwo ariko cyo kora amafaranga nyazi muri filime nyazi mu nzozi nzi n'abantu bajya bavuga ko bafite amafaranga ba Coach Gael ba Dangote abo nyine abantu bafite amafaranga ariko nkanjye sigo ntiwabumbeshyeye. Oya ntabwo ari byo uzi mfite amafaranga yewe nawe mfite umugabo nk'uyu yankurikira buri munsi ahantu ngiye kamera nuko wanze kumuhagaza abagukurikira ariko si ubwo wowe nanjye uca umugani mu Kinyarwanda ariko ntago waba uryoshye. Hari abantu njya numva bavuga ngo nguruka ntafata uhitwa ubu se namuhakaze nkamuhemba nta kintu ubona muhemba nta kintu. Uyu muntu arahenze jewe rero biransaba kwiyubaka indi myaka nka 15 kugira ngo mbashe kumwishyura buri kwezi. Franco umunyamideri ariko unajya muri entertainment cyane especially none nayo ni part of entertainment ariko kuna kwinjiramo cyane bitandukanye n'abagenzi bawe nkabatanga abandi nabande ugerageza kwinjiramo cyane. Ni no kwera iki
kwinjira hehe mu myidagaduro cyane. Imyidagaduro ni ubuzima. Ubundi navuga ngo ni diversity. Umuntu ufata ibihangano bye akabigundira gusa ntashyigikira abandi kandi nawe akeneye gushyigikirwa abakoze amakosa. Ubundi kubaho neza no kuvuga ngo ibyo wifuza urabanza ukabitanga. Iyo bitanze nawe ubona abandi babigo. Jewe rero iyo ari yo yose entertainment ubuhanzi ubwo ari bwo bwose cyetse ubwo ntamenya cyangwa nabashije kugera kuko mba nkeneye abantu bazanshyigikira nanjye ndashyigikira. Franco duhuriye muri Jens Comedy niyo duhuriyemo kano kanya ariko n'ubundi uhora uyizamo. Harya ngo ni percentage ngana gute ufite muri Jens Comedy? Percentage jewe se ndi Mercy imigabane Mercy afite 100%. nta mufatanya ibikorwa Mercy agira. Yawe wayikuyemo ryari? Ntayo nigeze nshyiramo. Yankundira se iki gikorwa nk'iki ngiki kingana gutya koko ubwo keretse nka Benner yangurije cyangwa Beka niho nabona amafaranga kuzana muri Jens. Abantu batekereza ko urumwe mu baterankunga ba Jens Comedy mu buryo bw'ibanga. Ubwo nyine ni ibanga kandi ubwo babitekereza ibintu bitari byo kandi ibintu abantu batekereza byose ni wabivamo ugiye kubitekereza wasara. Ntabwo ari byo, nta migabane mfite muri Jens. Nkuko nshyigikira abandi bana bari bo bose niko nabangaba kandi Mercy namonye atangira umunsi wa mbere kugeza na n'uyu munsi nterwa ishamo no kubona atera imbere uko bukeye nuko bwije. Buri muntu wese yagiye yumva ko ashyigikira agaterwa ishamo nuko mugenzi we ateye imbere. Icyo gihe twese twatera imbere kuko twashyigikirana. Icyo nashishikariza n'abandi rero nuko aho uri niba uri icyamamare, niba uri umuhanzi, ukaba ukeneye ko abantu bareba kuri YouTube, ukaba ukeneye ko abantu bagura ibihangano byawe, ukaba ukeneye ko abantu baza muri konseri zawe, ariko wowe utajya ujya muri konseri z'abandi, you are doing wrong. Ni ugukunda urwenya cyangwa ni ugukunda gusapotinga? Gukunda ubuhanzi muri rusange si urwenya gusa. N'ibindi bitaramo byitabira nko kwitabira Jens Comedy cyane. Nk'ubu hari icyo nzajyamo niba ari kuri tariki 15 cy'umuririmba gospel. Ko kwa Maria Yohana ntakubonye? Kwa Maria Yohana hari ibindi twari twatumiyemo bitandukanye na ministeri. Ntabwo nari kugira usororo kandi hari ahandi nano ministeri yanyohereje. Okay. Uyu munsi none uracyari mu mideli. Hari ibindi bifatanye n'imideli? Hari ibindi bifatanye n'imideli? Ntabyo, n'ibindi nkora byose bifitanye isano nabyo. Jewe sinjya njarajara. Amafaranga yose ufite yakura mu mideli? Ayo ntekereza kuzabona nzayakura mu kazi nkora ka buri munsi. Kuki wanga koko umuntu avuga kuri umukire? Nuko atari byo. Si ukubyanga. Umukire ninde kuri wowe? Umukire ni umuntu ufite ubutunzi buhagije. Umukire ni umuntu ubyuka mu gitondo akareba wenda tuvuge ibitaro runaka birwaye akavuga ati ndagaburira abantu kwezi badafite abantu babagaburira. Umukire nubona abantu baturanye akavuga ati aba bantu baravirwa reka bose mbagurira amabati. Umukire ni umuntu ufasha igihugu mu iterambere. Umukire ni umuntu udakennye ku mutima. Naho abafite amafaranga bo ni benshi. Franco, ni benshi bagendera Jens Comedy cyangwa se bayitabira umunsi ku munsi, ariko bigaragara yuko abenshi mu banyarwenya cyangwa se n'inshaka mvuga bose baragukunda kandi urukundo ruri genuine urebesheje amaso. Niye mpamvu ituma abo bose bisanga kuri Franco kurusha ko bisanga ku bandi? Nuko nanjye mbakunda. Erega buryo iyo ukunda umuntu arabibona kandi iyo umuntu agukunda nawe urabibona. Abankunda rero nanjye ndabakunda. Uretse ko n'abatankunda agenda bakunda. I don't care if you love me or not, as long as I do me, I don't care what you do. Jewe nkora jewe nawe ugakora wowe. Iyo rero nkoze jewe nawe ugakora wowe bigakunda, it's fine. Nta n'umuntu ukundwa n'abantu bose. Hari n'umuntu nyanga ataranambona, hari n'umuntu nyanga for no reason, hari n'umuntu nyanga wenda kubera ko abana abandi bantu bankunda, so it's not me. Nuko niba nshoboye kubana neza birikora. Jewe ikintu nkora mu buzima ni ukubana. Mu Kinyarwanda bavuga ngo kubana ni ngombwa ariko kubana neza si ngombwa. Wowe gerageza ubane noneho kubana neza bizikora bitewe n'ubaniye. Niyo wabana nabi naribi? Oyi, kubana ni ngombwa. Nicyo kintu kiri basic. Noneho kubana neza biva hagati iyo mibanire yawe n'abantu. Niyo bavuga ngo kubana ni ngombwa ariko kubana neza si ngombwa. Wowe bana neza izikora nyuma. Kuko iyo uhurudutse ukajya kubanira umuntu neza utanamuzi uricuza. Franco, nyuma y'imideli, nyuma ya entertainment, ugaragara nk'umwe mu bantu batanga ibitekerezo muri showbiz nyarwanda kandi bikagaragara ko bitangwa umusaruro. Ndatanga urugero, ama live ukora, ama space ukora uri kumwe na Godfather ndetse n'abandi batandukanye baba influencers, bakaguha umwanya ugatanga ibitekerezo byawe. Ubona yuko ari ikintu byubaka ko bagutumira buri munsi. Franco, niye nama wagira Muyango na Kimenyi? Biragoye. Buryo ugira inama umuntu uzi neza situation arimo. Ushobora kumva Kimenyi avuze ukavuga ngo yararenganye. Ushobora kumva Muyango avuze ukavuga ngo yararenganye. Jewe ikintu nababwira nuko ntibazongera kumva abantu babashuka ngo bavuga ibintu barimo. Ni na mpamvu live herutse narendo nababwiye ntibavuga ibigize icyaha. Iyo uvuze
akarenze mu akarushya hamagara jewe ikintu ukuntu bahuye bakisabanira ubwabo hagati ku bana ntibagira undi muntu bumva niba bishoboka ko babana nibabane niba bidashoboka nibatandukana kugira ngo bazicane ntabwo bazicana kwicana kuko umwe yaragiye ntabwo mbizi ni ibivugwa niba babivuga iby'abanyarwanda bavuga ni byinshi fete attention gusa jewe ikintu cyanezeza ni ugukoza isoni abantu bose bazi ko Muyango na Kimenyi badakundana bakababona ahubwo bakundanye bidasanzwe nicyo kintu cyanezeza ariko nanone niba bidashoboka kubera ko ibintu birahinduka kuri iyi si sinifuza kubona Muyango ababaye sinifuza kubona Kimenyi ababaye kwibeshya bibaho mu buzima kandi nta gahora gahanze nta no kurama kudapfa Muyango ahantu uri urabizi ko ngukunda nkwifuriza ibintu byiza Kimenyi ahantu uri brother nkwifuriza ibintu byiza ntimukumva abantu ibintu bavuga abantu hano hanze n'abagome nobody is happy kubabona munezerewe kura ko babayeho nabi kandi ujya ntugire ngo ni ikindi kuko babayeho nabi ntibifuza ko nawe umera neza bifuza ko mwese mumera kimwe so sit up play ibintu byanyu ni ibangane mu bigumane don't say anymore don't talk anymore ibintu byanyu mu biceceke mu bigumane mu bihorere bari abantu ikintu cyanezeza ni ukubona Muyango na Kimenyi niba bishoboka ariko kubona murimo mukoze isoni abantu bazi ko mudakundana ibyo bintu bibaye mwaba mumeze nk'ukuntu u Rwanda rwahagaritse inkotanyi zahagaritse jenoside mwaba mukoze igikorwa cy'indashyikirwa ariko nanone niba bidashoboka amazi yararenze inkombe ubuzima burashoboka mwese hano hanze birashoboka buri wese yagenda ku ruhande akanezerwa gusa nkanjye Franco sibyo nifuza urifuza ko basubirana ndifuza kubabona babayeho urukundo basezeraniye kubanamo ariko ntibivuze ko wenda bishoboka ariko gusa bibaye byanezeza ejo ni muri Jen's Comedy hagaragaye amashusho y'umukobwa babyinnye benshi bavuga ko ubwambure bwe bwagiye hanze kuri wowe wabyakirute imyenda y'imbere se n'ubwambure simbishyigikiye ko umuntu ukobwa agenda hari akabyina kuko muri Jen's hargiye haza abana ariko ntimugafata akantu gato mukagira ikintu kinini ndavuga ibyavuzwe rega iyo mubigendeyeho kuko muri ibyamamare kandi mukurikiwe mukabyanariza mukabivuga ukundi bana abanyarwanda batuye hariya hirya bagira ngo nibyo koko nibyo umukobwa yaraje arabyina asimbutse agakanzu agakajipo gato yari yambaye kajya mu kirere ariko yari yambaye ikariso nini cyane nini rwose imeze nka kora abantu rero mwavuze ngo yambaye umwenda w'imbere yari yambaye kora itukura ni mubivuge neza kora se umwenda w'imbere waranayibonye narayibonye of course narayibonye jewe nkanjye nakiri nkwe kuko ndi mukuru naje na hari yanze ko ari ahantu hari performing bagiye guperforminga nubwo rimwe ntaba nzi ngo ba performing iki ariko ko hari gihano muri Jen's bazana abana bato umwana abona se kumba abantu bakuru barahenurura rero ntago nibwira ko Mercy agiye abibaza mbere akamenya performance zihari akababwira byaba byiza kurutaho ariko none nkabira byabaye ntimugace nk'amabere ngo muvuge Jen's nabi mutuma abantu batayizamo narimbaje ni wewe wabyakiriye ute jewe ntago navuga ngo nabyakiriye neza cyangwa nabyakiriye nabi ni isomo kuri Mercy ko barasabye imbabazi wabonaga byari bikwiye ntabwo nzi niba yarasabye imbabazi ariko niba yarasabye gusaba imbabazi ni ubutwari byanditswe n'ikinyamakuru igihe iki gihe sibyo cyandika byose ni ukuri buriya simbizi gusa gusaba imbabazi ni ubutwari nicyo navuga niba yarasabye imbabazi ni ubutwari kuko ntabwo yarabizi ko bari bubyine kuriya namwe abanyarwanda mujye mumwumva iyo Mercy ahaye umuntu umwanya ngo aperforminge hari igihe batazi ngo choreography imeze gute ugasanga umuntu agiye hariya akoza amabara ni nk'uko atumira umuntu akamubaza iyo amubajije asubiza ibimurimo ntasubiza ibyo Mercy yamubwiye mujye rero rimwe na rimwe mubabarira Mercy mumwumve rimwe na rimwe mubone ko hari nk'ikintu cyabaye atari we wagiteye ahubwo mushyigikira igitekerezo cye cyiza cyo gusetsa abanyarwanda buri kabiri mu kwezi ibindi byabaye bito mu byihorere ubwenge bwe ni nk'isukari mu cyayi ubwenge bwe ni nk'umunyu mu biryo ameze neza cyane imideri ye ni nk'uturabyo dutambuka tumeze neza cyane amwita akabono Franco Uncle reka ngushimire cyane namwe ndabashimiye abantu mukore subscribe mu following mu sharing ngo mukore kuri yanzogera ibiganiro ntibikazajya bibacika kandi murakoze cyane rwose mujye muganiza abanyarwanda siritu ibintu byinshi byubaka mutangire mutoza abanyarwanda gukunda ibintu byiza mureke drama zidafite hepfo no haruguru igihe tugezemo si cyo gukura abantu imitima nicyo kwiyubaka thank you utaragenda Franco nakabazo gato nangiye kukubaza uravuze tubwire abantu ibintu byubaka tubabwire ibintu bifite umumaro ariko se mu by'ukuri iyo mfunguye boutique ngashyiramo umunyu nuko mbanze ko abakonsumateri bakunda umunyu ntabwo umuntu afata boutique ngo ashyiremo umunyu ashyiremo n'igisasu cyane ni mwe mwabatoje gukunda ibibi
twishyizeho ibyiza batabireba barabireba mwabatoje gukunda ibi mubatoze n'ibyiza si ibyo kandi birashoboka. inama imwe ku itangazamakuru mwigisha abanyarwanda ukuntu ibintu byiza mubakure muri drama n'amafuti n'amatiku, mubakure mu mazu y'abantu no mu myenda y'imbere no mu myanya y'ibanga. turagushimiye Franco, muri abajyanama b'ubuzima. Bye. murakoze cyane.